nitwa Nzabahayo Silasi, ibya Yesu ni ku murongo. Ndashimira abantu bose cyangwa se ababigizemo uruhare kugira ngo mbe hano. Imana ibaho umugisha, kandi mwese Imana ibaho umugisha, abantu mwese mwabashije kuboneka imbere y'Imana. Hanyuma magaze hano benshi bakunda kundeba bakabona ndi nko mu myaka 20 ariko ninza kuririmba umenye ko wari umusaza uguhagaze imbere. Ndubatse, mfite umugore kandi mfite n'abana, mfite abahungu 3 nkagira n'abakobwa 4, ubwo ni 7. Rero iyo ndi imbere y'abantu mba nzi ibyo ndi gukora ibyo ari byo. Yesu aduhana umugisha. Hari igihe njya nibwira ko nagenze, atekereza ko igihugu nakigenze nakirangije, ariko hano ubwa mbere mpageze. Ndahageze mbona no ubwa mbere. Kandi hari igihe njya ngenda nkabona amakorari avuga ngo nta yindi korari nteze ko niririmba nk'iyi, ariko na hano ndahageze mpabona amakorari adasanzwe. Bivuze ngo rero hano hari icyo Imana yakoze. Nkurikije n'ubuhamya bari abantu batanze, biragaragara ko kugira ngo nk'ahantu nk'anga mu mujyi wa Kigali kugira ngo hajye kuzamuka inyubako nk'iyi ngiyi hari icyo muba mwakoze, hari icyo Imana iba yabashoboje. Imana ibaho umugisha babigizemo uruhare, kandi Imana yabashoboje habwa icyubahiro. Ngiye kuririmba ngo ntumukurikire. Ngiye kuririmba ngo ntumukurikire. Niba ari inde tega amatwi wumva, wasanga nje kunyuranya n'ibyo utekereza, ariko wowe utega amatwi. Kandi ibyo ngiye kuririmba ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma ndahageze hano mbona umuntu w'inshuti yanjye twamaranye igihe dukora umurimo. Imana nayo imuha umugisha, twawukoranye muri iki gihugu ahantu hatandukanye. Ndabaramukije nanone bavandimwe mu izina rya Yesu, amahoro abe muri mwe. Nimukagira undi mwenda atari uwo gukundana kuko Yesu yadukunze. Ikibazo gikomeye nuko aho gukundana ahubwo urwango ruragwira. Mbese dukora iki? Mbese tukire dute? Umuntu wese utuye ku isi kirazira kwa buri umwanzi n'umukunzi, ariko n'uwo mukunzi bavuga nabonye ari uw'igihe gitoya. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 10 niho hatubwira kudakunda mwene se batari umwana w'Imana. Iyo ukomeje ukamanuka ukajya ku murongo wa 15 niho byumvikana neza ko umuntu wese wanga mwene se ari umwicanyi. Ko turi abavandimwe turangana dupiki. Nanje ndimubemera ko ibi biti biba kuri Satani, ariko umenye ko dushuka kubikora uyu munsi ejo tukazabizira. Umenye ko hagati ya Satani n'umuntu harimo inziga ikomeye, icyo gituma ahora kubita agatoki ku kandi ashaka ko turimbuka. Ntumukurikire, Satani aragushuka, ni mubi. Nugera mu mwijima akabona araguconjomera. Ntumukurikire, Satani aragushuka, nugera mu mwijima akabona araguconjomera.
umugome kukahora tereka ibyiza byo gukora icyaha ntatereka ingaruka zacyo arusha umukobwa gusambana ariko namwereka ko arahagura inda y'indaro muri ubwo busambanyi nabwo yakwerekana ko ejo hazava mu burwayi aragushuka kwica umuntu ariko nakwereka ko ejo uzaba uri muri gereza aragushuka nk'ujye kwiba akaguhisha kurafatirwa mu cyuho mbega umugome we satani ntamubagira aragushuka gutandukana n'uwo mwashakanye nakwereke guta agaciro akwereka ishusho y'ibyiza byo gukora icyaha naguha ishusho y'urukundo akwereka uyu munsi ariko ntiyakora ikosa ryo kukwereka ejo hazaza arakubwira ngo nukora uravunika akaguhisha ko ejo uzicwa n'inzara ayiwayiwayiwe mbese uwo wamubwira inshuti numukurikire satani aragushuka ni mubi ugera mu mwijima atabona araguconjomera abe numukurikire satani aragushuka ugera mu mwijima atabona araguconjomera zimwe zigaragaza ko umugambi wa satani ari uwo kutwica no kuturimbura yohereje Delila kwa Samusoni birangirira kugashinyaguro n'uburetwa yashoreje ku rupfu rwe n'abamushinyaguriraga bose barazima yohereza umuntu gucisha uburozi akamuhisha kwabo yicaza abasangayo Yesu bumba bwiriki waturangaye atumara abagambaniye Danieli barapfuye ntihasigara n'uwabari nk'ururo urwango yashyize muri Hamani rwatumye hakamo n'inzira karengane yashyize ikinyoma muri Hananiya na Safira nta n'umwe muri bo warokotse yoheje Amunoni gufata Tamari ku ngufu uwo nguwo nawe yarapfuye tuwe masata tumara we habe habe umukurikire satani aragushuka ni mubi ugera mu mwijima atabona araguconjomera habe umukurikire satani aragushuka ugera mu mwijima atabona araguconjomera arukiraho umukurikire satani aragushuka namwecani ugera mu mwijima atabona araguconjomera habe 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 garukiraho ugera mu mwijima atabona araguconjomera ukabazengurutse inzu yose ukabamenera amabanga ntacusize bakekaga kuri umukire
none basanzura umugene warashize wibwiraga ko ari inshuti ubonye nabo bo barimo baragutata bashakaga icyo bagukuraho none basanze ntacyo ubarusha dore kuvuga we niko kazi umva inkuru we bakazicuranga mu manama yabo no mu mahuriro yabo ni wowe kiganiro ariko bihorere bavuge n'ukuri bareke bakwamamaze bihorere bakuvuge n'ubwo byabukuri ntiwabibatumye wari uzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere ma wowe haranira ko witeka kwishimira ibintu bireke kuko ibikwasaniye byose uwiteka ntibubibumba iminwa bihorere bakuvuge n'ubwo byabukuri ntiwabibatumye wari uzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere ma wowe haranira ko witeka kwishimira ibintu bireke kuko ibikwasaniye byose uwiteka ntibubibumba iminwa igihe cyabo kigeze baravuga ntibavuge nimugiye bareke babikore bagucira ibico ariko ntiwabibatumye bavuga kuri muto ntugari ibyo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri munini ntugari ibyo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri mugufi ntugari ibyo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri muremure ntugari ibyo ariko ntiwabibatumye bavuga kutabyara ntugari ibyo ariko ntiwabibatumye bavuga ko wagumiwe nubwo ari byo ntiwabatumye kubivuga bavuga ko umeze nabi nabo byaba ari byo ntiwabatumye kubivuga yego amadeni arakwishe ariko ntiwabatumye kubyamamaza yego uri umunyabyaha ariko ntiwabatumye kubyamamaza kandi babikora batayobewe ko barimo kuguhemukira babikora batayobewe ko amateka y'umuntu ajya ahiga babikora batayobewe ko uwiteka ari bukuzi kubarusha kuri bafite amakuru ko uwiteka ari bukura ku cyaro ikimenyimenyi iyo muri kumwe wumva bari kubihamya uzumva bakubwira bavuga ngo nizibikazara amagi uzumva bakubwiye ngo n'ingumba zirabyara zigaheka bazaguha inkuru z'uwari waragumiwe wabonye umugabo bazaguha inkuru z'uwari umukene nyuma wabaye umukire bazakubwira inkuru za Danieli warokotse amenyo y'intare bazakubwira inkuru za Saduraka Meshake na Abedenego umva ikindi uzumva batayobewe kwesha amateka y'umuntu aje abindoka uzabaza kuzuti zakwe
ishusho y'uyu munsi ariko iyo ejo ntibayizi